Ese waba ushaka kugabanya ibiro, kugabanya ibinure byo kunda no kugira uruhu rwiza? Biroroshye. Amazi y'indimu cyangwa se ibindi binyobwa birimo indimu ni igisubizo cyoroshye kandi gihendutse ku bantu bose bashaka kugira umubiri ukora neza kandi wubakitse ku buzima bwiza. Muri iyi video turakwereka uko iki kinyobwa gikora ibitangaza, uko wagitegura kugira ngo kigire ingaruka nziza n'igihe cyiza cyo kukinywa. Ntucikwe rero, reba iyi video kugeza ku musozo wayo kubera ko iki kinyobwa gishobora kuba ari cyo gisubizo wari ukeneye mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro. Reka tuganire ku buryo bwiza bwo gutegura iki kinyobwa cy'indimu kugira ngo bigire ingaruka nziza ku mubiri wawe. Reka turebe intambwe wakoresha. Ibikoresho uzakenera ni indimu imwe cyangwa ebyiri, ikirahure cy'amazi y'akazuyazi n'ikiyiko kimwe cy'ubuki. Banza usukure indimu yawe uyikatemo kabiri bitewe n'uko ikirahure cyawe kingana. Koresha igice kimwe cyangwa indimu yose, uhite ukuramo umutobe wayo wose, maze utegure amazi ashyushye uyashyire mu kirahure, kandi ntukoreshe amazi ashyushye cyane kugira ngo aside ya citric iri mu ndimu ikomeze gukora neza. Wakoresha nka °C za 60. Muri icyo kirahure kirimo amazi ashyushye shyiramo wa mutobe wawe w'indimu, uhita ushyiramo ikiyiko cyawe cy'ubuki. Mu mazi yawe y'indimu ushobora ndetse no kongeramo tangawizi. Tangawizi ni kimwe mu bintu byiza cyane mu gufasha mu igogora ndetse no gutwika ibinure. Iyo uyishyizemo mu mazi y'indimu bigufasha gutwika ibinure byihuse. Ushobora kongeramo ndetse na mint ishobora gufasha igifu gukora igogora neza ndetse no kugabanya ibinure. Ikindi ushobora kongeramo ni kokombure cyangwa se cucumber kubera ko izwiho gufasha mu gusukura umubiri, bigafasha rero mu gukuramo ibinure mu buryo bworoshye kandi bikarinda kuguma kw'amazi mu mubiri atari ngombwa. Ushatse wanywa amazi y'indimu gusa cyangwa se kongeramo ibyo twavuze kubera ko bishobora gutanga umusaruro mwiza cyane mu rugendo rwawe kandi bikanatanga umusaruro wihuse. Reka noneho tuganire igihe ugomba kunywa aya mazi yawe y'indimu gifite uruhare runini mu gutuma bigira ingaruka nziza ku mubiri wawe. Ugomba kuyanywa mu gitondo kare, bigufasha gutangira neza umunsi. Iyo uyanyweye kare utararya amafunguro yawe ya mu gitondo, umubiri wawe uhita wihutira gusohora ibinure byiyongereye mu ijoro, bigatuma igogora rikora neza umunsi wose. Umubiri wawe kandi uhabwa ubushobozi bwo gutwika ibinure kare mu masaha ya mu gitondo. Kugira ngo ubone ingaruka nziza kurushaho, nywa aya mazi iminota 20 mbere yo gufata ifunguro rya mu gitondo. Ibi bigufasha kumva uhaze vuba bityo ukarya bike, kandi aba arimo acide ya citric ifasha mu igogora ry'ibyo urya nyuma, bikagabanya ibyongera ibinure. Ibi bifasha cyane niba urya ibiryo bifite amavuta menshi. Ugomba kuyanywa ndetse nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Nyuma y'iyi myitozo umubiri wawe uba wacitse intege kandi waba ukeneye kongera imbaraga. Aya mazi rero agufasha kugarura ingufu zavuye mu mubiri mu gihe wari uri gukora imyitozo. Atanga ndetse n'amazi meza afasha gusimbuza ibyo wabuze uri gukora imyitozo. Kugira ngo ugabanye ibiro vuba nyuma y'imyitozo yawe, nywa ibirahure 2 by'aya mazi. Ubundi buryo bwa nyuma bwo kunywa aya mazi ni ukuyanywa mbere yo kuryama nijoro. Ibi ngibi bifasha umubiri wawe gukomeza kugabanya ibinure no mu gihe usinziriye, bigatuma n'igogora rikomeza gukorwa, ukabyuka wumva uguwe neza. Bituma ndetse uryama utuje kuko acide ya citric irwanya kubyimba bisanzwe biva ku biryo bya nijoro. Gerageza kunywa aya mazi iminota 30 mbere yo kuryama, kandi wirinde kongeramo ibindi birungo bikabije.
Reka noneho tuvuge ku mpamvu iki kinyobwa gifite akamaro kanini ku buzima bwawe cyane cyane mu gihe ushaka kugabanya ibiro. Akamaro ka mbere ni uko iki kinyobwa gifasha mu igogora. Aya mazi y'indimu afite acide ya citric ifasha igifu gukora neza, ibi bigatuma igogora rikora neza bityo umubiri nturunde ibiryo bikeneye gusohorwa. Arinda ndetse no kubyimba kw'igifu ndetse no kugira umwuka mubi mu gifu nyuma yo kurya. Ibi byongera ubushobozi bwo kumenya ko ibyo wariye biri kugogorwa neza. Kandi nk'uko twabivuze ni byiza kunywa aya mazi cyane cyane mu gitondo mbere y'ifunguro ryawe cyangwa se nijoro mbere yo kuryama. Akandi kamaro ni uko afasha mu gutwika ibinure. Amazi y'indimu afasha kongera ubushyuhe mu mubiri wawe, bikongera umuvuduko w'uburyo umubiri wawe utwika ibinure cyangwa se metabolism. Ibi ni ukubera acide ya citric ikorana neza n'amazi ashyushye, ibi rero bigafasha mu gutwika ibinure. Vitamine C ndetse iboneka mu ndimu ifasha umubiri gutwika kalori nyinshi mu gihe gito. Uko rero ugenda unywa neza iki kinyobwa buri munsi niko ugabanya ibinure mu buryo bwihuse ariko budakanganye ku mubiri. Akamaro ka gatatu ni uko iki kinyobwa gifasha gukuraho uburozi mu mubiri cyangwa se detoxification. Iki kinyobwa ni kimwe mu binyobwa by'ingenzi bifasha mu gusukura umubiri. Aside ibonekamo ifasha gusukura imyanya y'igogora, igafasha gusohora uburozi bwinshi umubiri uba wakusanyije. Yongera ndetse n'umusaruro w'inkari bigatuma usukura neza, bigatuma umubiri usukurwa neza. Afasha ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Indimu ni isoko ikomeye ya vitamine C ifasha kongera ubushobozi bw'umubiri bwo kurwanya indwara. Aya mazi afasha ndetse kugabanya ibinure byo mu gifu, bikaba byiza cyane ku bantu bashaka kubigabanya. Ibi bikorwa n'ubushobozi bwa acide ya citric bwo gutwika ibinure, n'aya mazi afasha kugabanya kubyimba, agafasha no kugira umubiri woroheje. Aya mazi ndetse afasha kugabanya ibyumviro byo gushaka kurya cyangwa se appetite control. Kunywa igikombe cy'amazi y'indimu mbere yo kurya bigufasha kumva uhaze vuba, bityo bikagabanya ingano y'ibiryo winjiza, bikagufasha kugabanya ibiro. Amazi y'indimu ndetse afasha mu kuringaniza ingano y'amazi mu mubiri, ikarinda ikibazo cyo kubika amazi mu mubiri adakenewe. Ibi bifasha umubiri kumera neza kandi bikagabanya ubwiyongere bw'ibiro butari ngombwa. Iyo wamenyereye kunywa aya mazi kandi bigufasha gusimbuza ibinyobwa birimo isukari nyinshi, n'aya mazi bikagufasha rero kugabanya ingano ya kalori winjiza, ibi bikagufasha kugabanya ibiro. Nuko rero amazi y'indimu ni kimwe mu binyobwa karemano kandi byoroshye gukorera mu rugo, ariko gifite ubushobozi bukomeye bwo gufasha kugabanya ibiro no kugira ubuzima bwiza muri rusange. Ibanga ryo kugera ku ntego zawe z'umubiri ntiryibanda ku bintu bikomeye, ahubwo rishingira ku bintu byoroheje kandi bihoraho. Nk'ibi twaganiriyeho, jya uhitamo ubuzima bwawe kandi ujyane n'urugendo rwo kugabanya ibiro mu buryo bw'umwimerere kandi bwiza. Ariko ntiwibagirwe ko umusaruro uboneka ari uko ubikora neza kandi ukabikora buri munsi. Niba ushaka rero intambwe yoroshye iganisha ku buzima bwiza, menya gutangira uyu munsi. Murakoze kureba iyi video kugeza ku musozo wayo. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like no kutubwira ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo bindi mwaba mufite ku buzima muri comments, ndetse no gusangiza iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Naho ubutaha.